muraho mwegere hino tuganire. Buri mwaka Rayon Day iba ari umunsi udasanzwe ku bakunzi ba Rayon Sports. Ni umunsi ugamije kwereka abafana isura nshya y'ikipe, abakinnyi bashya, n'intego z'umwaka n'icyerekezo cyo kongera guhatanira ibikombe. Ariko uyu mwaka ibintu birasa naho bitandukanye n'ibyabaye mu myaka yabanje. Mu minsi mike mbere y'umunsi utegerejwe na benshi, amakuru atandukanye akomeje kuvuga ku bwinshi muri Rayon Sports, haba herekeye abakinnyi bashya n'abamaze kugenda. Hari ibiganiro bikomeje kuba ku myiteguro y'ikipe, ese n'ibibazo abafana bavuga ko bikwiriye gukemurwa mbere y'uko umupira utangira. Ese Rayon Sports iteguye kuko gutangira shampiyona ifite ikipe ishobora guhatanira igikombe? Ese amaraso mashya yongeyemo arahagije kugira ngo izibe icyo cyabagiye n'ibihangari ifite mu mwaka ushize? Ese n'icyo ubuyobozi buri gutegura kugira ngo Rayon Day uyu mwaka iba amateka? Kandi nayo makuru y'ingenzi buri mufana wa Gikundiro akwiye kubaza imbere y'uko uwo munsi ugera. Tugiye kubagezaho isesengura ryimbitse ry'ibiri kubera muri Rayon Sports muri iyi minsi ya mbere y'umunsi w'Igikundiro. Tureba imyiteguro igeze, icyamakuru mashya asobanuye ku hazaza h'ikipe n'ibyo abafana bakwiye kwitega kuri Rayon Day ndetse no muri shampiyona y'umwaka wa 2026-2027. Ni buri mu mbaga n'isinzi ry'abaye bisaro ry'Inyanza ngo ubucukumbuzi udakwiye gutangwa. Mbaye ikaze, ngende Joyce Gakumba. Mu gihe hasigaye amasaha abarirwa ku ntoki ngo Rayon Day ya 2026 ibe, Rayon Sports isa n'injiye mu cyiciro gishya cy'amateka yayo. Nubwo hari ibibazo bimwe na bimwe bikomeje kuyivugwaho, kigaragara buri umwe wese ukurikirana ikipe ifite abantu mu nce za Mwima Nyanza no ubuyobozi bwafashe umwanzuro wo kubaka ikipe ishobora guhatanira ibikombe byose izitabira muri uyu mwaka. Mu mpera za Kamena no mu ntangiriro za Nyakanga, ubuyobozi bwa Gikundiro burangajwe imbere na Murenzi Abdallah bwafashe iya mbere butangira kwinjiza mu ikipe amaraso mashya menshi kurusha uko byari byarigeze bigenda mu myaka yashize. Kuri ubu mwiherero uri kubera mu karere ka Gicumbi, hagaragaye abakinnyi bashya baturutse impande zitandukanye za Afrika. Muri amazina agomba kumurikirwa bari mu mpera z'iki cyumweru bavugamo nka Boris Benu ukomoka muri Centre Africa, Issa Jigba wo muri Mali, Antonio Atisokojo wo muri Togo, Charles Chubaru wo muri Chad, Ibrahim Jungare wo muri Nigeria, Abel Matumana wa Kanda wo muri DRC, Asmani Kumana wo mu Burundi wari wazajwe n'imvune mu mwaka w'imikino, ndetse na Taizamu Herman Junior Kamen ukomoka muri Cameroon. Aba bose biyongera abanyarwanda bashya basinyishijwe barimo Nizimana Mubaraka, Muhoza Daniel, Ndayishimiye Didier, Fabien Kumana, Nisingizwe Christian, Hakizimana Zuber, Naira Dukunda Elita. Urebye ubwinshi bw'abakinnyi biragaragara ko Rayon Sports itagambiriye gusa kuzuza umubare, ahubwo iri kubaka ikipe ifite guhangana kudasanzwe kuri buri mwanya wose. Ikindi cyakuriye abafana ni uko ubuyobozi bwose bwa Rayon Sports bwagiye kwakira bamwe muri aba bakinnyi mu mwiherero wa Gicumbi. Si ibintu bikunze kubaho, byasanze ubutumwa ko ubuyobozi bushaka gutanga icyizere ku bakinnyi bashya no kwereka ko buri nyuma yabo muri uyu mushinga mushya. No mu kibuga ibimenyetso byatangiye kugaragara. Mu mukino wa gicuti uheruka, Rayon Sports yatsinzemo James ibitego 4-3. Mubaraka yafunguye amazamu, Antonio Atiso atsinda igitego kimwe, naho Tony Kitoga yigaragaza atsinda 2. Uyu mukino watumye abafana batangira kubona ishusho y'uburyo ikipe ishobora kuzaba ikina muri shampiyona no mu marushanwa mpuzamahanga. Ariko si amakuru meza gusa ari muri Gikundiro. Mu minsi ishize FIFA yongeye gushyira Rayon Sports ku rutonde rw'amakipe yabujijwe kwandikisha abakinnyi bashya kugeza ikibazo cy'imanza ifitanye n'abahoze ari abakozi n'abakinnyi bikemutse burundu. Ibyateje impungenge mu bafana cyane cyane ko ikipe yamaze gusinyisha abakinnyi benshi. Mbere y'ayo makuru ariko ubuyobozi bwari bwarabanje gutangaza ko ikibazo cyari hagati y'ikipe n'umunyezamu Drissa Kyote cyamaze gukemuka ku bwumvikane, ndetse n'inyandiko zibimenyesha FIFA zamaze gutangwa. Ni ubutumwa bwagerageje guhumuriza abakunzi ba Gikundiro nubwo hakiri ibindi bibazo bivuga ko bigomba kubanza gukemurwa kugira ngo ibihano bikurweho burundu. Mu yandi makuru yaraje mu ntango rwose ariko agakomeza kuvugisha benshi, Rayon Sports yaratunguranye idaraho Rayon Day izabera. Mu gihe yari yaratangaje ko izabera muri Stade Amahoro, ubuyobozi bwaje gutangaza ko yimuriwe muri Kigali Pele Stadium butagaragaje impamvu iyo mpinduka. Icyakora bwemeje ko gahunda yose y'ibirori, amasaha y'umukino wa Gor Mahia bikomeje uko byari biteganijwe. Kuva icyo gihe kugeza ubu imyiteguro irakomeje Igicumbi. Abatoza bari kubaka uburyo bushya bw'imikinire, abakinnyi bashya bari kwinjizwa mu ikipe. Abafana bo bakaba bategereje kureba niba aya mazina mashya azahinduka intwaro izasubiza Rayon Sports ku rwego rwo guhatanira ibikombe byo mu Rwanda no hanze yarwo. Mu gihe gito gisigaye, Rayon Day nizatanga ibisubizo bya mbere ku mushinga mushya wa Gikundiro. Ariko se ntibakwibaza niba izo ntwara zamanuwe n'abo mu Nzove zaba ari nka za kajugujugu za Shanghai z'abaturanyi bacu hirya ku Kivu zatangiye kugira ibibazo by'imikorere mbere yo kugera ku mirongo y'urugamba nyirizina. Reka tubirebeho nabyo. Iyo uravye uburyo Rayon Sports yitwaye ku isoko ry'igura n'igurisha ry'abakinnyi muri iyi mpeshyi, ubona neza ko ubuyobozi bwafashe umwanzuro wo guhindura byinshi kuruko bwari busanzwe bubikora. Mu gihe niba ikipe yakomeje kongeramo abakinnyi bake, Gikundiro ye yahisemo kuvugurura hafi buri mwanya mu ikipe. Bakwizamu ryasanzwe ririnzwe na mwene Sosomado wo mu Mpara, Kwizera Olivier benshi bakunze kwita Gishweka. Uyu mwiyanduza cumu nakomeza gushinzwa na benshi mu bakunzi b'ikipe kugira imigira mu kibuga ituma bari umutima kugeza ku basatiriza. Ibyo ni ikimenyetso cy'uko intego y'umwaka itari guhatanira shampiyona gusa, ahubwo no guhanga
guhangana mu marushanwa mpuzamahanga barangamiye arimo Sekafa, Kagame Cup na CAF Confederation Cup. Nk'uko umuvugizi wayo Gakwaya Olivier atabonye kubwira itangazamakuru kuba yacagize inshingano yunganirwamo bya buri munsi na Uwizeye Sylvestre wamenyekanye mu bikorwa by'ubushyushyarugamba by'ikipe nka Wasiri. Usibye kuba ikintu cya mbere gikurura amaso ari umubare munini w'abanyamahanga bashya bageze muri iyi kipe, gusa harimo n'abafite imibare itameze nk'iy'abadanyogo baje gukorera mu ngate tubirebeho. Ubu hari Boris ukomoka muri Centrafrica uzwiho umuvuduko ku mpande, Isaho muri Mali, Antoine Tisoko Joe muri Togo wari umaze gutsinda ibitego 16 muri shampiyona ya Benin, Ibrahim wo muri Nigeria, Charles wo muri Chad, Abel Kanda wo muri DRC ndetse na rutahizamu Herman Junior wo muri Cameroon bakinnye mu makipe atandukanye muri Afrika, Aziya n'Uburayi. Ibiro by'abakinnyi bose ubona ko Rayon Sports yibanze cyane kongera imbaraga mu busatirizi no hagati mu kibuga. Umwaka ushize kimwe mu bibazo byagaragaye cyane no kuba umukinnyi ushobora guhindura umukino mu gikipe go. Uyu mwaka ubuyobozi busa n'ubwashatse gukemura icyo kibazo hakiri kare. Hari kandi abakinnyi b'abanyarwanda bongerewe mu ikipe harimo Nizeyimana Mubaraka, Didier Nisinyizo Christian, Moza Daniel, Fabien Ndikumana, Didier Ndayishimiye, Hakizimana Zuberi ndetse na Iri Tatu Iradukunda. Abo bose bafite inshingano zo kongera ubukana mu marushanwa menshi ya Rayon Sports igiye gukina. Ariko uko biri kubaka gucya kuzana ibibazo byabyo, Rayon Sports nayo ifite ibyo igomba gukemura mbere y'uko umwaka utangira. Ikibazo cya mbere ni uguhuza abakinnyi bose mu gihe gito. Kugeza ubu bari mwiherera Gicumbi aho umutoza Ingo Francis Mbaya n'itsinda rye bari kugerageza ko kugumbikana no kumenyerana hagati y'abazi imyaka bakina n'abashyashya. Si ibintu bikorwa mu cyumweru kimwe. Amakipe menshi akomeye ku isi afata amezi menshi kugira ngo yubake ubufatanye bukomeye. Ikindi kibazo cyakuriye impaka ni ibihano FIFA yongeye gufatira Rayon Sports byo kutandikisha abakinnyi bashya kubera ibibazo by'amasezerano n'abahoze ari abakozi cyangwa abakinnyi bayo. Nubwo ubuyobozi bwahise butangaza ko ikibazo cy'umunyezamu Idrissa Kuyote cyamaze gukemuka ndetse bukohereza inyandiko zibigaragaza muri FIFA, abafana bategereje kumenya niba n'ibindi bibazo byose bizakemuka kugira ngo abakinnyi bashya bazemerwe gukina nta nzitizi. Hari ikindi kibazo kitavugwa cyane ariko gifite uburemere. Rayon Sports yatangaje umwe mu bakinnyi b'ingenzi hagati mu kibuga, Umurundi Richard Ndayishimiye wari wabaye inkingi ya mwamba mu myaka 2 ishize. Gusimbura umukinnyi nk'uwo ntabwo bikorwa no kugira amazina mashya gusa, ahubwo bisaba igihe kugira ngo abari ku mukinnyi ushobora kuziba icyo cyuho. Nubwo hari ibyo bibazo byose, hari ibimenyetso byerekana ko ikipe iri gutera intambwe nziza. Umukino wa gicuti eruka gukina na James FC, Rayon Sports yatsinze ibitego 4-3. Tony Kitoko yatsinze 2, Antonio Tiso atsinda 1, Nizeyimana Mubaraka nawe atsinda 1. Byatumye abafana batangira kubona icyizere ko aba bakinnyi bashya bashobora kuzatanga umusaruro. Ikindi cyagaragaje ubushake bw'ubuyobozi nuko bwagiye bwakira abakinnyi bashya mu mwiherero wa Gicumbi bwose buyobowe n'abayobozi bakuru b'ikipe. Ni ubutumwa bwashakaga kwerekana ko buri mukinnyi mushya aje mu muryango ufite intego nini kandi ushyize hamwe. Ariko ikibazo gikomeye gisigaye ni kimwe gusa: ese abakinnyi bose bazashobora guhindura aya mazina meza ku mapuro kavamo ikipe ishobora kongera kwegukana ibikombe? Igisubizo cya mbere kizatangira kuboneka kuri Rayon Day, ariko ibisubizo nyabyo bizaboneka mu mezi ari imbere ubwo BK Premier League, Sekafa, Kagame Cup na CAF Confederation Cup bizaba bitangiye. Reka noneho mbinjiza mu munsi nyirizina uteganyijwe kubera muri Pele ubwo nasikura Kigali Pele Stadium. Iyo muri uyu munsi mu buryo benshi bafashe nk'ubwikubagaho mu gihe imyitozo ya nyuma ikomeje kubera mu mwiherero Gicumbi, amaso y'abakunzi ba Rayon Sports yose yerekejwe ku wa 18 Nyakanga 2026. Si umunsi usanzwe kuri Gikundiro, ahubwo ni umunsi ugaragaza aho ikipe igeze, twifuza kugeraho n'ubutumwa ishaka guha abafana mbere ku mwaka mucyo utangira uko nabikomojeho mu busogonyi. Mu mizo ya mbere yateganyijwe kubera muri Stade Amahoro, ariko ubuyobozi bwaje gutangaza ko yimuriwe muri Kigali Pele Stadium. Nubwo impamvu y'izo mpinduka zitasobanuye ku mugaragaro, ubuyobozi bwijeje abafana ko gahunda yose isigaye ko yari imeze hahindutse ikibuga gusa. Ariko se kizabera kuri uwo munsi? Mbere na mbere abafana bazahabwa amahirwe yo kubona imbonankubone ku nshuro ya mbere ikipe nshya yuzuye. Abakinnyi bose bashya bazinjizwa imbere y'ibihumbi by'abafana kimwe n'abatoza bashya ndetse n'abafatanyabikorwa bashya ikipe yabonye. Hazamurikwa kandi umwambaro mushya Rayon Sports izakoresha muri BK Premier League, Sekafa, Kagame Cup na CAF Competition Cup. Ariko igice gikomeye kurusha ibindi ni umukino mpuzamahanga wa gicuti uzahuza Rayon Sports na Gor Mahia FC yo muri Kenya. Wise umukino usanzwe ni amakipe abiri afite amateka akomeye muri Afurika y'Iburasirazuba. Mu mwaka wa 2018 Rayon Sports yasezereye Gor Mahia muri CAF Confederation Cup nyuma yo kuyitsinda ku iteranye cy'ibitego 3-2. Icyo gihe abafana impande zombi bakomeje kwifuza kongera kuzabona ayo makipe ahura. Nubwo ari umukino wa gicuti ku batoza uzaba ari ikizamini gikomeye, nibwo bwa mbere bazabona ikipe imeze imbere y'abafana, barapima urwego rw'abakinnyi bashya mbere ya Sekafa, Kagame Cup n'amarushanwa nyirizina. Hari ikindi gishobora gutuma Rayon Day ibidasanzwe uyu mwaka. Ubuyobozi bwateguye ibikorwa by'imyidagaduro izasurutsa abafana
mbere no hagati y'umukino. No muri urwo rwego abahanzi barimo Kitoko biberwa ndetse n'umuraperi w'incabwenge ryahamye Jisho ry'uruvu Kemozera Bulldog Madabodi cyangwa se Stana bari mu bazasurutsa abazitabira ibirori, bigatuma Rayon Day uruvange rw'umupira w'amaguru n'imyidagaduro. Ariko hagati y'ibyishimo byose ubuyobozi bwa Rayon Sports bufite inshingano zikomeye. Abafana bazaba bategereje isobanuro ku bibazo by'ibihano bya FIFA aho bigeze bikemuka ndetse n'icyizere ko abakinnyi bashya bose bazemererwa gukina amarushanwa ateganyijwe. Naho umunsi abafana bazareba hafi niba amafaranga n'imbaraga byashowe mu kugura abakinnyi bashya byaratangiye gutanga icyizere. Amaso menshi azaba areba Helman Junior, Kameni, Antonio Atiso, Issa Jigba, Boris n'abandi bashya kugira ngo harebwe niba koko aribo bazasubiza Rayon Sports ku rwego rwo guhatanira ibikombe. Ku rundi ruhande ubuyobozi bwa Perezida Murenzi Abdallah nabwo buzaba bushaka kohereza ubutumwa bukomeye nyuma yo kongera kubona abaterankunga, kugura abakinnyi benshi no kuvugurura abatoza. Bazaba bashaka kwereka abafana ko umushinga atari uwumwe ahubwo ari urugendo rugamije kongera kubaka igikundiro ikomeye haba mu Rwanda no ku rwego rwa Afurika. Icyakora nk'uko bisanzwe muri ruhago amagambo n'amasezerano ntibihagije, icyo abafana bategereje nibyo bazabona mu kibuga. Kandi Rayon Day nizatanga ishusho ya mbere y'uko umwaka wa 2026-2027 ushobora kuzaba umeze. Ese abakinnyi bashya bazahindura amateka? Ese Gor Mahia izabera Rayon Sports ikizamini cyiza cya mbere cya Sekafa Kagame Cup? Ese ibibazo bya FIFA bizaba byarakemutse burundu? Ibisubizo bya mbere bizatangira kuboneka ku wa 18 Nyakanga ku munsi abakunzi ba Gikundiro maze igihe bategereje. Ni umunsi ushobora gutanga icyizere gishya cyo gutangira ibindi bibazo bishya mbere y'uko umwaka w'imikino utangira. Mu gusoza, ikibazo gikomeye kiri mu mitima ya benshi mu bafana ba Murera ni kimwe gusa: ese Rayon Sports yubatse ikipe ishobora kongera kwegukana igikombe cya shampiyona nyuma y'imyaka itari mike itabigeraho, cyangwa izakomeza gushyirwa kwa Kajwiga n'umunyiginya mu Buganza bwa Kibungo wirase kurusha gukirana abandi bose mu karere k'Ibuganza n'Urukaryi n'Ubwanacyambwe, hanyuma umunsi umwe abasore b'ikarangiye bakamwemeza. Umbaze hanyuma kugira ngo nanjye simita mpindukira baza kahita nanagusezera. Nagiye kandi ahubwo isangwa ni mwa Peredi kwa gatandatu guhera saa 7. Wibuka kugura itike ukanza akanyenyeri 139 akanyenyeri 3 akanyenyeri 2 urwego. Wibuka kurikira imbuga nkoranyambaga zacu, like, share, comment na subscribe. Ngende Joyce Gakombo.